muri abashigajwe inyuma n'amateka bari bise twebwe baranayitwise no mu bantu mbanziza umushinga y'itegeko nshinga tubyigaho hara kuri Saint Paul na Tutoro Turemara na Minisiteri y'ubucamanza twari duhari iryo zina twararirwanyije turavuga ese ko mutwise abashigajwe inyuma n'amateka ubu noneho ntimuri kuturoga ubwonko washigajwe inyuma n'amateka mwatwise umutwe nimutwite se basi umusango wa butaka reka da baratwangiye rero ayo mateka bagiye batwita gutyo ahari babonye koko ko ari ryo dukwiye mwe mushaka ko babita batwa biraruta jewe kugira ngo unyite washigajwe inyuma y'amateka wanyita umutwe ubwo ni ukuvuga ngo amateka azankurikirana mpaka mpene wakwiswe umunyarwanda se nk'abandi bose kuki ayo mazina yo oya n'umunyarwanda nibyo pe twabyemeye ariko ikibazo ni uko nzikorera ino vaze ntabwo uzongera kuvuga ngo uriya n'umunyarwanda uzahita wongera umbatiza uhita uzana andi mazina kugira ngo ni umutwango cyangwa ngo ni repigime hari n'abatwitaga repigime kandi repigime ni izina ry'impunyu ni umutwe w'impunyu wo muri Kongo nibo bakunze kwitwa repigime bakatubatiza ahubwo uwo mubatizo mwaza bwiye abo bantu bakareka kutubatiza rwose ni Yohana umubatiza wowe utubatiza se dore ngo wikuse mu modoka usa neza usa nabi ni umutwe bagatangira ikiganiro bakagitangira ukicecekera ukavuga ati ndabwira nde ndavugirayo ukabihorera mukicarana mu modoka imodoka ikarinda ivamo usa nabi wese nese ko mbona mudasa nabi kandi waba uri umutwe nanone usa neza ugahita witwa undi irindi zina ubwo ko mbona sisa neza kubisamo n'ikaba none ntabwo uzi ko agapira mwambara mwe naho ngaho ntabwo bambara hehe twereke ngo aha murakazi se murabizi ko bakambara aha yuko rwose bagomba no kubiduhata hano mu gihugu nta wabiyoberwa ariko ikibazo kimwe gihari nimba namaze kwikora kano kavaze mba mvuye mu murongo w'abanyarwanda wagiye mu wundi murongo kandi ngewe kwikorera ivaze ntibyakabaye ikibazo ahubwo biganirwa ntabwo tukiriho bakunzi ba Justin TV Show twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'abavandimwe tumenyereye bakora umwuga wo kubumba bakunze kubumba ibijyanye n'amavaze abantu benshi bashyiramo indabo cyangwa se imitako bitandukanye ni muri urwo rwego rero mu kiganiro kirambuye tugiye kugirana tubasaba gukomeza ndetse no kuba mwasangiza ikiganiro n'abandi batandukanye niyo nkunga tubasabye mwakoze tubasanze hano rero mu gasantere kanyu nk'uko mubitubwiye ariko agasantere twebwe tumenyereye ko ari ahantu haba hashyushye ubuzima abantu benshi urujya n'uruza ubucuruzi ariko hano nta bucuruzi turi kubona ubucuruzi turabufite kubera ko twimutse vuba twahoze dukorera kuri TV1 baza kuba twimura bitewe na gorofa batuzana aha ngaha ariko ubu ngubu ntabwo abantu bari batangira kutuyoboka baraza ari bakeya ariko nabo bazamenyera batuyoboke nibamara kuwamenya benshi ntabwo bari babamenya muze witwa ndetse njyewe nitwa Sindi kubwo Pierre Celeste ufite umuryango ufite umugore n'abana ufite bangahe mfite abana batandatu uracyabyara kandi oya ndakuze ndi mukuru ntabwo ntibyara oya none se hari umugabo urekera kubyara papa ujya kubara n'ibihe by'iki gihe
kugera ukagira ukagabanya ukabyara nyine ushoboye ufite ubushobozi. none se ubwo batandatu niba wari ufite ubushobozi Niba nari mfite ubushobozi ubu byararangiye kandi ndanakuze. none se wakoresheje iki kugira ngo byibuze abo bana urekere aho kubyara Ubwo se kugabanya urubyaro ntabwo bizi ko bari buryo umuntu agomba kugabanyamo urubyaro. gute se abagabo se bajya bagabanya urubyaro cyangwa ni abagore bagabanya Oya urubyaro natwe abagabo iyo madamu atafite urukingo nawe ushobora gufata agakingirizo. urukingo se rurahari rwo kuboneza urubyaro None ntabwo uzi ko ka gapira mwambara mwene aha ngaha ntabwo bambara hehe twereke ngo aha murakazi se murabizi ko bakambara aha neza ko abagore aribo bonyine bakamenya n'abagabo hano barakazi kabisa. nose muba mwabyumvikanyeho cyangwa uramubwira uti jyewe genda ugashyiremo cyangwa se akubwira ati ndagashyiramo Oya tuba twabyumvikanye burya kandi nanone buriya nubwo wenda atari no kugabanya urubyaro burya kubyara cyane bigira imvune nyinshi ku badamu. icyo nicyo wabikoreye Rwose kugira ngo umuruhure ko usobanukiwe se papa abandi ko batajya bavuga gutyo ngo umugore agomba kumubyaza umusaruro akabyara oya umusaruro ntabwo ari uwo kubyara gusa hari n'ibindi bumukeneye. ayo makuru se muba mwarayakuye hehe nyine hari nk'abajyanama b'ubuzima tugenda tuganira nabo bigatuma gutyo cyangwa buri no mu itsinda runaka nko gutya turi koperative ukamenya ngo hari ibyo wungukira bijyanye n'ibyo byo kugabanya urubyaro. yego ku buryo nyine abantu benshi babiyoboka mwebwe ikibazo cyo kugabanya urubyaro kuringaniza urubyaro ntacyo bibabwiye muboneza urubyaro rwose ntituboneze urubyaro ubu se hari umuntu waboneza urubyaro afite abana 2 cyangwa 3 muri twebwe oya abarimo ni bakeya ubwo baba ari nk'abangahe nk'umubare runaka uwo nakwizera unzimo muri koperative yacu ni umwe rutuye afite abana bangahe afite umwana umwe yaraboneje ubwo ni mu museka se oya ntabwo tumuseka kandi wowe wumva muboneza ku bana barenze umwe oya ntabwo tumuseka burya kandi burya abantu ntabwo batekereza kimwe. yego muri aka gasantere kanyu rero tuhasanze amavaze inkono niko babyita mu kinyarwanda mubyita gute mu kinyarwanda uretse amavaze tubyita inkono nyine. ubu uyu mwuga uba warawutangiye ryari papa twebwe niyo gakondo yacu niyo gakondo yanyu none se muri bamwe bita basangwa butaka yabashigajwe inyuma n'amateka abasigajwe inyuma n'amateka ese ni ayahe mateka buriya baba bavuga ko ari mwe mwakagombye kuyatubwira se ubwo ngubwo turayana none se kuki mwe mubyemera ko mwashigajwe inyuma n'amateka none ubu ngubu se niba bakwita umunyarwanda wabihakana ko utari umunyarwanda ariko namwe muri abanyarwanda none se mwe ntabwo muri abanyarwanda turi bo ariko abantu bagenda bagira amazina atandukanye none se ariko umbabarire ntuvuge ngo mvuze amoko yego none se ko bava abahutu bakavuga abatwa bakavuga abatutsi n'ibyo rero ni nk'ibyo ngibyo iryo zina se mumva muryishimiye turaryishimiye kubera ko atari twe turyiye kuki se ariko urumva harimo ijambo ngo gusigazwa inyuma n'amateka none se ubu amateka yo yose wenda utari gushaka kuvuga cyangwa yatubwiriho ni nk'ayahe mateka mubona mwarasigayeho inyuma cyangwa ni ayahe mateka yabasigaje inyuma amateka menshi amateka ni menshi ahari yego hari ikibazo kutibona mu bireba abanyarwanda nk'ibindi yego hari ibijyanye no kutiga nk'abandi bitewe n'ubushobozi bukeya twagiye ducamo yego bitewe n'uko kenshi tutitabwagaho n'uwize n'ugize ngo arize yagera aho agiye kuba yagira icyo azimara cyangwa agakimarira umuryango bikaba ngombwa yuko n'ufite ubwenge yasimbuzwaga hakaba abakomeza kwiga babandi twebwe ntidukomeze kwiga bitewe n'uko tutanazwi cyangwa no mu kazi runaka bamara kumenya icyo uri cyo bikaba impamvu yo kugira ngo uve mu kazi hakinjiramo abandi kubitewe ayo niyo mateka agenda rero adukurikirana. ariko yararangiye twavuga ngo yararangiye ntago yarangiye yarangira gute se ubu ngubu nimba umwana wanjye nimba n'amateka mabi yaragiye aho yakakwiriye kubashira ubu aho twakoreraga hano i Gacuriro aho twakoreraga kuri TV n'abavandimwe twese
bizwi ko twari tumeze dutangiye kugira ubwo uvuga uti nakwishyurira umwana umwuga cyangwa se umwana wanjye rya shuri rindi rimunani ukavuga ati umwana wanjye namwohereza muri mekanika nkabona icyo nishyura. Amateka mabi se navuga ko yahindutse ko noneho nsubiye nanone kuri ka gahinda ko kubura n'icyayi cyangwa n'ibyo kurya rya urumva amateka kugira ngo agumize abe meza bimwe bijya aho byakabaye byiza ahubwo birushaho gusubira inyuma. None se aho kuri TV1 muvuga mwavuye mwari mumeze neza n'ubundi si ukubumba barabumbaga dufite abakiriya abakiriya bakaza bakatugana bakagurisha ku buryo umwana wacu yari amaze kuba yakibonamo n'umwana wanywa ukamugurira amata nk'uko n'abandi bagurirwa amata, ubwo bikabituma ya mirerere myiza igenda neza. None wanywaga amata uyu munsi n'igikoma ntari kukibona. None hano se hatandukaniye he? Ni ikihe kibazo mu by'ukuri? Banza urebe uyu muhanda uko umeze. Biriya bintu byacu ni ibintu bigurwa n'abantu baba bose. None se urambwira gute umuntu uzava ahangaha dore abantu bacana baba bagiye gushyingura hirya ni kwirinda. Ibi bintu byacu rero n'abantu babibona ku muhanda mwiza w'umukara, natwe tukarushaho kugaburira imiryango. Ariko ubu muri iyi minsi numva hikubisemo nk'amezi angahe, nubwo bakubwira ngo yenda uretse nko kuba waba ufite umuntu muziranye ukumva araguhamagaye ukaza ugafata ivaze hano ariko nta mukiriya twari twabona ahangaha. Buriya se abantu ntibazagenda bahamenyera uko iminsi igenda ishira abantu, kuko natwe twaje tuzi ko ariho mukorera ariko baratuyobora baratubwira bati barimutse bimukiye ahangaha. Buriya se abantu buhoro buhoro ntibazagenda bamenyera bakamenya aho mukorera? Nuko byakera ko nyine nimba bigomba gufata amezi 6 se kandi twebwe twarishaga rya bumba nta kindi kintu kituri inyuma, dore ko ntawe ufite akamodoka k'agahere gisi mu gakinjiro, ntawe ufite akamoto urumva. Ubu twari dutangiye yenda kwitera amavi tuvuga tuti umwana wacu ari kwiga yenda mu myaka 10 iri imbere natwe turaza kuba dufitemo baba mekanisiye, turaza kuba dufitemo baba suderi, dufite baba porombiye bari mu kazi. None se nimba bisubiye inyuma noneho bya bindi by'urumva nibifata amezi 6 nabyo uzongera none kugarura indi ntekerezo nabwo urumva ni nko kongera wongera utohoka nanone. Ariko none mukaba mwumva hakorwa iki? Sinzi ubuvugizi mwagumiza kutuvugana nk'abanyamakuru, gusa mu gihe hari cyo uko abanyarwanda tumenyere kubeshya ngo dufite imibereho ntayihari, ubu rwose ntako turi kuko ntacyo dufite turimo no guha abana. N'ubu ngubu ugenda ava ahangaha kuko mfite aho nta wenda akazi Kacyiru ahangaha mu kanya saa 12 n'igice ndava hano amaguru, ejo nzagaruka hano amaguru, no kubona igihumbi ni hatari, no kubona bibiri byo kurya ni ibibazo. Mukumva hakorwa iki? Icyo twakora ntacyo twebwe twakwikorera, gusa icyo twari dufite twebwe cyari kidufitiye umumaro kitari giteje n'imbogamizi. Akazi kacu tukikoreye tukaba dufite isoko ryacu ryaho riri, twibonera abakiriya twebwe twumvaga nta bindi bintu byinshi twakenera, kuko burya n'uwo kuguha ntiyaguha buri munsi, yaguha rimwe ntiyaguha kabiri. Ubwo rero dufite ahantu twebwe isoko ryiza ku buryo natwe dutereka ibintu byacu ku isoko, ibintu byacu bikagaragara. Yaba ari inkunga ikomeye cyane kurenza indi yose, kuko natwe ubwacu ibindi tugomba kubyishakamo mu maboko yacu dukoresheje ibi ngibi dukora. Yego. Mufite aho mwibumbiye mu makoperative ku buryo ayo makoperative akora? Uko ureba ahangaha ibi ureba hano, yego, iyi ni koperative imwe bayita koperative moderne de Potor. Moderne de Potor iriya yakoreraga kuri TV1. Noneho iyi nayo bayita twiyubake babumbi, yakoreraga hariya ku kagari ka Gacuriro nimba uhareba ujya mu kabuga ka Nyarutanga. Iyi ikaba indi ariyo twebwe twitwa bakomeza mwuga. Twakoreraga ahangaha, reba uvuye kuri Tagisi Rwanda ureba hano hari abapolisi ukata uzamuka Kacyiru cyangwa kuri TV1. Ubu turi amakoperative 3 n'abandi nanone bibumbiye hamwe twakwita nka association hari bikora ku giti. Urumva tugeze nko kuri 6. Ubwo urumva rero twese ibibazo birahura, nta urusundi bitewe n'iki. Urabona kuva twakwimuka banza urebe aho amavaza ateretse ni igisambu, ariko ubu iyo haza kuba hari abakiriya ntabwo iki gisambu kiba gihari. Ari nacyo mwavuzeho mbere ngo kuki muri abashigaje inyuma n'amateka bari bise, twebwe baranayitise no mu bantu mbanziza umushinga y'itegeko nshinga tubyigaho hara kuri Saint Paul na Tutoro Turemara na Minisiteri y'ubucamanza twari duhari. Iryo zina twararirwanyije,
turabwiye se ko mutwise abashigajwe inyuma n'amateka ubu noneho ntimuri kuturoga ubwonko washigajwe inyuma n'amateka mwatwise umutwe nimutwite se basi umusangwa butaka reka da baratwangiye rero ayo mateka bagiye batwita gutyo ahari babonye koko ko ari byo dukwiye mwe mushaka ko babita batwa biraruta jewe kugira ngo unyite washigajwe inyuma y'amateka wanyita umutwe ubwo ni ukuvuga ngo amateka azankurikirana mpaka mpene wakwiswe umunyarwanda se nk'abandi bose kuki ayo mazina yo oya n'umunyarwanda nibyo pe twabyemera ariko ikibazo ni uko nzikorera ino vaze ntabwo uzongera kuvuga ngo uriya n'umunyarwanda uzahita wongera umbatize uhita uzana andi mazina kugira ngo ni umutwango cyangwa ngo ni repigime hari n'abatwitaga repigime kandi repigime ni izina ry'impunyu ni umutwe w'impunyu wo muri Kongo nibo bakunze kwitwa repigime bakatubatiza ahubwo uwo mubatizo mwaza bwiye abo bantu bakareka kutubatiza kose ni Yohana umubatiza wowe utubatiza dore ngo wikuse mu modoka usa neza usa nabi ni umutwe bagatangira ikiganiro bakagitangira ukicecekera ukavuga ati ndabwira nde ndavugirayo ukabihorera mukicarana mu modoka imodoka ikarinda ivamo usa nabi wese nese ko mbona mudasa nabi kandi waba uri umutwe nanone usa neza ugahita witwa undi irindi zina ubwo ko mbona usa neza kubisamo n'ikabutura rwose uri umuntu iyi kabutura niyo kwirarira ahubwo umva mami hari naho tujya dutaha ubukwe noneho wenda washyizemo agakote keza cyangwa ako gakabutura keza mwasohoka murimo kuva mu bukwe cyangwa mujya kuri reception wenda gufata akantu ukumva umweyongoro yindi ngo wamenye ko Shabana ari umutwa uwabibwiye agahita abibwira n'uwo mwaba muri kwisereva bagatangira iyo babyongoreye umuntu ukabyumva numva nawe ugize igishyika ku mutima ikibazo ni uko nanone uri kuvuga uti aho kugira ngo babite abasigajwe inyuma n'amateka babita batwa jewe kugira ngo nyite iryo zina washigajwe inyuma n'amateka nakwitwa ubundi wa mugani ubivugiye iki wavuze umunyarwanda ariko ukawenda ukabuza icyo ndi cyo ku mutima ukakigubica ku mutima tukaba abanyarwanda nanjye nicyo nakubajije ni kuki wumva wakwitwa umutwa niwitwa umunyarwanda erega ntabwo ariko tubyiyita ahubwo ababitwita sinzi icyo baba bashingiye yabikubwiye sinzi n'umumvishe mu kinyarwanda kizima yakubwiye ati yewe mu kinyarwanda kizima yavuze ati yewe sinanze kuba umunyarwanda kandi koko ntago abo bose nubwo abantu tugumiza twirobanura bamwe bakita abantu ikindi abandi bakita abantu ikindi ariko ntago tuyobe ko twese turabavuka Rwanda twese turi abanyarwanda turabyemera na mbere yuko rwose bagomba no kubiduhata hano mu gihugu nta wabiyoberwa ariko ikibazo kimwe gihari nimba namaze kwikora kano kavaze mba mvuye mu murongo w'abanyarwanda wagiye mu wundi murongo kandi ngewe kwikorera ivaze ntibyakabaye ikibazo ahubwo bibanirwa ntabwo tukiriho muri imfura gusa nibyo turabyumvise ubwo muba mwumva se ni nk'ubuhe buvugizi muba musaba kugira ngo bubakorerwe ni nk'ubuhe buvugizi mukeneye ku bijyanye n'icyo ubwo ngubwo n'imibereho yanyu n'ayo mazina mwumva hakorwa iki umva byagorana cyane kabure umunyarwanda aravuze ngo umubyeyi mubakoragiza urubanza rwamunaniye ni ibintu bishobora kugorana kuko umuntu ni mugari kandi ntabwo abantu twese dutekereza kimwe uyu munsi ushobora gutinya kubivuga uri aha nk'umunyamakuru ariko nawe wakwegera hirya aho uzi ko batakuzi nawe ukarivuga uwo ni umuntu muri rusange biragoranye cyane kuba wafata abantu bose ngo bahite bumvira ikintu rimwe biragoranye ariko ntabwo twebwe tubyiyita turabyita hari ikintu nongeraho kigaragaza ko no kugira ngo tuzabe abanyarwanda nk'abandi bigoranye leta ifashe sisiteme yo kuvuga ngo ibi bintu bikorerwa ku muhanda n'ibihave byose n'indabo n'ibiki ufasha ab'indabo batari rya zina turi kubatiza ubajyanye ku giti cy'inyoni
twebwe ntawo ujyanyemo ngo twivange nibura ababumba ari bo twebwe uhise ugaragaza ko ari bo nimuze hano mwenyine ubwo urumva nta kandi kantu karimo ubwo kuki hataje n'abandi ngo twivange n'ibyo bintu bivugwa byo kuzajya binavugwa nuko utigeze abanyenkono ntibajya ukwabo ubwo bamaze kwerekana ko ari abatwa ntibajya ukwabo cyangwa bashigajwe inyuma n'amateka utigeze wenda wumva bakagombye kutuvanga ubwo rero kugira ngo burasa ntihari ibintu bishobora wenda kuba byavangwa bikadutera ikibazo ku byo byose hari na gahunda ya leta yo kuvuga ngo abantu batuye ahangaha n'aha bahinga ibigori gusa bahinga ibishyimbo gusa bitewe n'ikintu cyera aho hantu bitewe n'ibyo mukora imyuga itandukanye icyo cyaba ari ikibazo kuba bamwe bakorera abandi bagakorera ntabwo cyaba ikibazo ariko cyabona reka nkubwire ku indabo ziterwa mu mavazi kuki amavazi yaza hakazagurwa nande nta rurabo rundi ruhari urabona dufite indabo zidafatika kandi ziriya ni nazo zatuma tubona n'abakiriya zose zije aha n'aya mavazi ari hano abakiriya bajya ku giti cy'inyoni bakagombye kuza bakaboneraho no kugura amavazi ari nabyo biri gutuma n'iki kibazo cyo guhura n'inzara kubera ko tudafite abakiriya ari nacyo kiri kutuzaho indabyo ziba zihari tubatugurisha ibi icya kabiri kigaragara ko hari n'ubwo hari ababigiramo uruhare bagiye kubaka imidugudu ngo dirira ni imidugudu y'abashigajwe inyuma n'amateka kuki utakubaka inzu imidugudu twese ukatuvanga jewe nkaba ndaha n'undi araha gutyo gutyo tukavangite icyo gihe na wa wundi washigajwe inyuma n'amateka bihita bivaho agafata imico y'abo bandi n'uburere bukaba bwiza nkuranye n'abandi ntabwo umwana wanjye yaba umuswa nkuranye n'abandi banyarwanda bafite abana b'abahanga icyo kintu cyabirangiza yego nta kibazo ibi biganiro birebwa n'abantu batandukanye turizera ko nibigera ku babifitiye ubushobozi bizakemuka hari icyo wari ukomojeho kijyanye n'uburere ese uburere mu miryango byifashe bite tugaruke mu muryango noneho mu muryango papa mama n'abana byifashe gute uburere bw'abana bumeze gute kuri mwebwe nabivugaho yenda abandi barakurikira ni ukuvuga ngo twebwe n'ayo mateka bavuga ntabwo ubu ngubu twebwe akidukurikirana kubera ko ayo mateka ya mbere abana benshi ntabwo bagiraga uburere bashyirwaga mu mashuri naho ubwo uburere buturuka ugasanga bari kubumba hariya n'abana babo ishuri riri hariya batajya ku ishuri icyo kintu rero twebwe twamaze kugica dufite abana bacu nubwo tubumba gutya ntugire ngo umwana wacu yapfa kuza kubumba atagiye ku ishuri urumva kugira ngo akiri ubundi burere ubonye n'abana bacu hari n'uwo wabwira ngo ikorere ibibazo mu gashwara ntabwo yabikora batamubona ni ku ishuri ntabwo turi abahanga pe ariko turagerageza aha se ibijyanye n'ubuvuzi mituweli zibageraho mubisobanukirwa ariko murasobanukirwa mituweli rwose buri muntu afite mituweli afite icyiciro akagenda akishyura mituweli ibyo twageragezaga ariko ubu ngubu urabona mituweli irangira mu kwa karindwi ubu turi gusatira turi mu kwa kabiri kwa gatatu ntikwagezemo ubu nitugeza mu kwa gatandatu kuzi ko ariho abantu batangira kuyishyura mituweli kugira ngo azageze kuri 30 z'ukwa karindwi ngira ngo kugira ngo ahite yivuza tuzishyura iki nta mukiriya ibyo byose bazaba baraje nibwo mukigera aha ntabwo abantu barahana mu muhanda nta mukiriya wazana ivatiri iyi mihanda sugira ngo ntizakorwa izakorwa ubwo uzakorwa tutiriwe ibintu byawe mukiriwe yego ntacyo reka dukomeze uretse mituweli se abana imyigire y'abana abana biga gute ese hari abana bata amashuri kubera ubushobozi kubera n'ibindi bibazo oya uko byari bimeze nta bushobozi nk'uko n'umuvandimwe utahaba leta y'u Rwanda yakorohereje kugira ngo abana bacu leta yaraborohereje kugira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati iyi miryango abishinga n'uturere buri turere tw'u Rwanda twose harimo bije y'amafaranga igomba kwishyurira abana bacu
mu mashuri makuru ariko mu matoya za primaire ibigo tuvugana nabyo tukagenda mu murenge gutya bakavuga ati yewe kigo cya Kagugu aba bana ni abashigajwe nyuma n'amateka bagomba kwiga muri ubu buryo hari nubwo tujyana n'amavazi tukayategura ahantu umwana wacu akagenda akiga cyangwa nk'ikigo cya Kacyiru ya kabiri urahabona directrice waho cyangwa directeur wamusimbuye turikora bakatubwira ati gurira imyenda ya siporo umwana wawe niya uniforme n'isahane n'ikiyiko nubona iyi vase utere mu rurabo ubitereke hano mwana wige bariga cereka yenda abatunaniye niho habibura tujya turwana naho hano mu Gakinjiro ndimo no kwibaza kuntu ngo agiye gutuza ndarayagumba arambwira ngo amafaranga agiye kugira gute ngagiye abana batari gususa sinzi ibyo ari mu gatandatu primaire ageze mu gatatu none se hoho ntabwo leta ibafasha ura mu directeur agace kamwe tunaniye agace kamwe nk'agace ubu ngubu dufitemo amahirwe ntago yiga Kagugu nta kibazo niga ikinini nayo nta kibazo yewe na Kacyiru buriya nta kibazo ya mbere ari ya mbere n'iya kabiri nta kibazo gihari kandi na za Gakinjiro no hari ikibazo no kubijyanye n'abana uko yiga ikibazo twaye dufite nta kibazo twaye dufite mu buzima busanzwe ikibazo dufite ni kimwe gusa ikintu kidutembaga mu zimwe natwe twaye tuzi neza yuko nkabamwe ibyiza ngarabibura ntago n'ubundi waba warabyeyi ngo nuko ngo washigaje ibintu n'uteka ngo uzagumiza kubigenderaho n'uwo wazabigendereho ahubwo kiza kudusigaza ikintu icyangira umuntu gitera agahinda nuko aho twakuraga ubwo bushobozi kugira ngo abana bige hatagihari tubaye dufite rero aho hantu nibwo nizo mbogamizi dufite nabundi nta kintu natwe twifuza ko ibintu nk'ibyo ngibyo byagenda bituvaho reka dukomeze tujye kureba noneho uburyo mubumbamo turebe ese bikorwa bite ku buryo n'abatabizi babasha kuba babibona reka hano ni mwishyirahamwe ryitwa gute abakomezamwuga reka tusure abakomezamwuga turebe akazi barimo barakora turebe uko bikorwa abantu bajya bakunda kugura amavaze bamenye uburyo akorwamo aho biva ese ibumba muri kure ibumba turi kura hepfo mu hehe hano mu gishanga habahaye